Amahoro bavandimwe, amahoro nshuti mwese mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Ndetse komeze neza, Nyagasani Imana akomeje kuba ifunguro buhaza, nta mahere batera umurengwe nk'uko bisanzwe iteka. Uyu munsi mbere y'uko icyunamo gitangira cyangwa se dutangira kwibuka Abatutsi bazize Jenoside mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 31 mu mujyi wa Kigali. Reka mbere kuko byaba byitwaye uko abantu baba bameze mbere y'uko bitangira, kuko bitangira saa sita z'ijoro tariki 7 bikazarangira tariki 14 mu bice bitandukanye cyangwa se ku rwego mpuzamahanga nk'uko urwego mpuzamahanga rwagiye rubyemeza. Nguko uko babyifashe hano muri Nyabugogo cyangwa ahazwi ku mashyirahamwe, nk'uko abantu bagenda babitekereza nk'uko bigenda bitandukanye. Reka mbereke gato ko abantu baba bavuga ati ejo ntabwo tuzakora, ejo ni gahunda itazakorwa, tuzakora nyuma ya saa sita niba ngombwa. Mbereke uko abantu baba bakora, akazi kaba karimbanije hano muri aya mashyirahamwe. Mwihere ijisho rero, ntabwo ndi buhatindire, biramara iminota mikeya kabisa. Mwihere ijisho. Ubu turi isa tuvugana ubu ngubu turi saa 4:10 mbere ko bitangira. Gusa ntabwo biba byoroshye kuba kamera, ntabwo biba byoroshye. Gusa kubatwara gakeya usaba kuba wazimije kamera kugira ngo witware gake nyine, kugira ngo hatagira umuntu uguciramo ijisho. Gukora uko bimeze hano mu mashyirahamwe, no kuba bimeze. Abazungu uzabicuruza ibintu byose bigenda nyine, telefone uzayamwihangana amashusho ariko mubifate gutyo nyine, mu bisokozo uko byogoshe, sibyo? If you have a support, just support me anyhow. This is how it is. Here we go. Reka mbatambagizeho gatoya hano imbere, gatoya gake gake bucece. Ya ni salo bita oranje, ni uko baba bakora bose.
Yes, nyine nk'uko nabibabwiraga uku niko byifashe mu masaha mbere y'uko dutangira icyunamo, dutangira kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31 mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mubizi, nk'uko amahanga akomeje kuvuga yuko hari ibibazo bitoroshye, bari gupfobya jenoside. Murabizi nk'uko ejo bundi Antoine Felix Tshisekedi yavuze yuko nawe iwe hakorewe jenoside, ariko amahanga ntabwo ari kubyumva neza. Uko bimeze, abaturage bari gushaka amafaranga, abamotari babakora byose, iki n'iki byose babakora. Kandi n'ubundi toroshi iri kwaka, sigaye amatura niyo yaturuwasa koko. Matuna mbona yishwe n'izuba niyo yaturuwasa mabuja. Ndagenda none sozi ko mpagarara. Kutagiye kujya gutukana se. Sema nyine gucuruza no gutukana. Gucuruza si ugutukana mabuja. Ahubwo mwebwe nta cyizere mwamwifitiye, kuvuga nabi nyine nta cyizere mwamwifitiye. Kereka bagupakiye nibwo wabyumva. What the fuck? Bari banyishe wallahi. Cyo mwe bazunguzaye bari banyishe kube. Bari banyishe ngombwa amatunda yabo ngo niki. Namwe murabyumva. Stress nabwo bapfa kubakamera gutyo, ariko bakamera kwaje gake bari banyishe. Amatunda yarumagaye, yarahobaganye, ameze nk'intubusu. Ariko ngo nyagure 300 we. Niko akundi rero uhituza bakagutubura nyine. Ko akundi bakagutubura. Natugeze ruguru ku Nkunda Amahoro, ahantu haba bari abantu bari kwimura marikeri, abaparitse n'abamotari, ibintu by'ibyuma nk'ibyo. Niho tugeze. Turenze kubazunguza babandi baba bari gucunganwa na polisi, ihageze bahita birukanka kuko baneza bashyize mu muhanda. Ariko nabo bameze nk'abantu bihaze, kuko impamvu bameze nk'abantu bihaze ni uko baba bavuga ngo bino bintu ducuruza batujyana batatujyana, no kuba bimeze. Tugeze ku Nkunda Amahoro, aho tugeze mu bantu babinywera marikeri yabo. Mbinjizemo gato. Reka mbinjizemo gato mu hantu babinywera marikeri, bameze nk'amapfuero. Bisa kugenda gake purampura. Niyo ngarukira.
Nabuja ufite tanihiri. Tanihiri nazo. Ndebere imbere. My gosh. Noneho bakubonye bakamera bifite furi zabo burya. Se rero nimumfasha namwe munyorohere murebe ukuntu ibintu biba bimeze kuko cyari cyanyishe buriya mbavuyemo gato mbavuyemo mbacomotsemo bahita mu nkundamahoro ntabwo biba byoroshye abantu baba bisindiye hano ntababa bahari kuko nta nzoga zihaba abantu baba bisindiye ariko ndabacomotse gake nawe mujye mureba ukuntu bimeze hano Nyabugogo si ukuvuga ngo ni uko ariko mbere y'uko icyunamo gitangira ahubwo ni kuba bisanzwe fata umwanya nawe ukurikira ino video urebe uko bimeze nanjye mbakamera mbakamera gake kugira ngo turebe what's going on mu Nyabugogo sasa kuba bimeze niko bimeze hari n'aho ugera nyine ugahita uceceka kuba wumva ko ibyo ugiye kuvuga bari bahita bamenye yuko uri kubakamera ukabitwara gake hano ni Kayizoni ese ni gake ni ukubitwara gake petit à petit l'oiseau fait sonner wumvise ko baranagize bari banankubise urabona hano batoye yego nta n'ushaka kuvugisha bareba ngo wowe icyo ushaka barebe baba bashaka kwitahira juste baba barambiwe bashaka kwitahira bakava aho ngaho ariko kubera baba bakoresha amasaha y'akazi n'iki ntabwo babyitayeho so Imana ibaha umugisha rero reka no kubatotesha amagambo nkubategeka niko bimeze kora subscribe kuri Olivier Media TV nanjye nuko mbagenda mbaha amakuru bibera Nyabugogo gake Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose nanjye reka ncomoke reka ngende njye gupumuzika turebe ko ejo tuzajya gufatanya n'abandi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibahe umugisha rero ndabakunda nyagasani Imana nabane namwe. Thank you very much. Thank you very much. Don't do any mistake. It's your boy.
ariko komenti zanyu narizibasabye, reka ngereho mvuga none, komenti zanyu narizibasabye sinzibona. Hari umenya YouTube itarabereka ko mugomba kumpa komenti, mumpe na share, mumpe na like. Ubwo niko bimeze se, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.